Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 17 Ukuboza mwaka wa 2025 urukiko rwisumbuye rwa Kicukiro rwaburanishije mu mizi urubanza ruregwamo abasore barenga batanu barimo Jihad, Papi Nesta n'abandi batandukanye bakurikiranweho icyaha cyangwa se ibyaha byo amashusho y'urukozasoni hanze y'umuhanzi uzwi nka Yamano cyangwa se Urizagwega Flori. Ejo imyanzuro yafashwe n'urukiko nuko aba bantu bose bombi bafungishwa cyangwa se bagomeza kuburanishwa nyuma yuko byari byitezwe ko bamwe na bamwe baza kurekura. Uwarekuwe n'umwe n'uwitwa Papi Nesta. Nyuma y'isuzumwa ryakozwe n'urukiko baje gusanga nta mpamvu ifatika ituma aburana afunzwe. Aba bantu bamwe na bamwe bagiye gutarwa muri yombi ku itariki 9 Ukuboza mwaka wa 2025. Video y'utwa Yampano ishyizwe hanze. Abagabo bakaba bakomeje gukurikiranwa n'ubugenzacyaha nyuma yuko umwanzuro uzafata imyanzuro mu gihe kiri imbere, cyane ko bagikomeje bamwe na bamwe bagifite iburanishwa cyangwa se imanza zisubitse. Uyu muhanzi Yampano uyu munsi wa none uhereye mu gihugu cy'Ububiligi avuga yuko nta mbabazi nanjye akeneye guha bano bantu. Ni nyuma yuko mu minsi ashize yasohoye amafoto cyangwa se ifoto ari gusuka amarira ndetse ku magambo yanditse hejuru yandika amagambo ateye ubwoba ameze nk'aho ari gusezera abafana. Bamwe bati ashobora kuba haragiye kwiyambura ubuzima. Gusa Yampano yagaragaje ko atishimiye ariko kwiyambura ubuzima atabikora nyuma ya space yagiriye ku rubuga rwa Twitter cyangwa se rwa X yagiranye n'uwitwa Godifat. Komeza ubane kuri Taifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu, ibiganiro byacu n'ibindi. Nitwa Iriza Taifa, ndabashimiye cyane. Ciao ciao.